Iyi ni iyobokamana TV re nshuti bakunzi bacu musanzwe mubizi ko twebwe iyobokamana TV turatembera kugira ngo tubashakire ya makuru agenda bafasha mu bintu bigiye bitandukanye. Ubwashize hari abantu twakoresheje ibiganiro bigiye bitandukanye ahantu bita ry'amagana inkunga. Uyu munsi twagarutse kubera mwebwe mwagiye mutubwira ngo tuzabereka igice cya kabiri cy'aba bantu twagiye tuganira aha turi ry'amagana aho bita inkunga. Tuje gushaka ba bantu twaganiriye kongera tuganire byinshi batubwire aho ubuhamya bwabo bwarangiriye. Ese ibyo twaganire bwa mbere ntago byarangiye, hari ibindi bice byasigaye. Ku byifuzo byanyu rero twe tuba duhari nk'iyobokamana TV kugira ngo tubazanire ba bantu ubuhamya burangire nyine we bwo kugufasha, we bwafashije bwa mbere n'igice cya kabiri gisigaye kigufashe. Nge ndi Samugakire, ntujye kure. Nkuko mubimenyereye nge ndi Samugakire. Murabizi rero iyobokamana TV ko nago tujya dutinzamo twebwe iyo twabahaye igice cya mbere mukatutuma igice cya kabiri kirihe tubakorera nkuko muba mubishaka. Ry'amagana bwashize twaraganiriye bamwita Dancille. Ayo n'umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho cyo kwa gatatu cya hano intunga kuri ADPR. Twaganiriye yaduhaye ubuhamya bwiza, tubwira uburyo ubuzima yabayemo, uburyo byari bimeze, atubwira urugamba rutoroshye yaciyemo. Nyamara ubuhamya bwe ntago bwarangiye, hasigaye ikindi gice. Nubwo igice cye gikubiyemo no mu nyigisho tugiye kuganira kuri kamera za iyobokamana TV. Reka ni mukuru atwibwire. Murakoze, mazina yanjye ni yandi nitwa Nyiranzukamira Dancille. Nkuko bayivuze ndi umuyobozi w'icyumba gisengera hano intunga, ndi umumama. Hanyuma rero icyiciro cya mbere cyaratambutse, ubu nibwo ninjiye mu cya kabiri. Uretse ko navuze nihuta cyane, icyiciro cya mbere gifite intego ivuga ngo cyari icyerekezo cy'Imana. Iyo naturutse ku kibuye nkarinda yongere Rwamagana n'ubuzima nanyuzemo bwose nabwise ko cyari icyerekezo cy'Imana. Icyiciro cya kabiri rero nakise yuko ari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Amahoro umuntu atunga atanze imbabazi nasanze amahoro umuntu atunga atanze imbabazi atandukanye n'amahoro umuntu atunga kubw'amafaranga, amahoro umuntu aba afite kubw'uko yarayariye, amahoro umuntu aba afite kubw'uko yabyaye neza cyangwa yashatse neza. Amahoro umuntu atunga atanze imbabazi naturuka mu ko utanze imbabazi gusa. Watunga ibintu byinshi ariko waba udatanga imbabazi, ayo mahoro ntuyagire. Ayo mahoro umuntu aba umukire ariko abatagira umutima w'imbabazi ntayagire. Ayo mahoro umuntu ariga akarangiza amashuri menshi akaminuza ariko kuko atagira umutima w'imbabazi ayo ntayagire. Ni amahoro rero umuntu atunga mu mutima we atanze imbabazi. Kandi kinteye kongera kubaha iki cyiciro cya kabiri cy'ubuhamya nuko nasanze ayo mahoro umuntu atunga atanze imbabazi ari yakubiyemo ubuzima bwinshi. Umuntu aba afite amafaranga ariko yaba adafite ayo mahoro akaryama ntasinzire. Ariko umuntu udafite amafaranga, udafite byinshi yifuza, yaba afite ayo mahoro, afite uwo mutima wo gutanga imbabazi, ukabona ko anezerewe kandi nta kintu afite, ari nta handi yakuye, ari uko afite umutima w'imbabazi muri we. Nuko rero icyo cyiciro cy'ubwo buhamya cyitwa ni amahoro umuntu atunga atanze imbabazi, kuko nanjye nayabonye ngize imbabazi. Mpamvu mbabwira ko nabonye ngize imbabazi, muri bwa buzima nabanyuriyemo nanyuzemo, papa ubwe wandazaga hanze kwa kundi byari byarananiye kumubabarira, byateraga umutima wanjye guhangayika. Hanyuma nakwibuka ibyo yankoreye atakinariho, nkumva biteye umutima wanjye umubabaro. Hanyuma bwa buzima nabayemo bwo kuhora ndwaye bwahoraga bumbabaza nyine nubwo nari ndwaye, ariko ahanini sinababazwaga nuko ndwaye, ahubwo nababazwaga n'abagiye bankorera ibyo bintu kugira ngo mbe ndwaye gutyo. Imishakire yanjye ya kabiri rero, umugabo wa kabiri byari byananiye kumubabarira kandi nta uhari, ibyo nabyo bigatera umutima wanjye guhangayika kandi bigatera umutima wanjye kubabara. Umuntu umeze gutyo rero iyo aryamye ntasinzira, iyo ariye ntashira inzara, iyo yambaye ntamenya ko yaberewe kubera ko afite uwo mutima. Hanyuma rero ubwo buzima nanyuzemo, reka ngera ahantu nageze kuri uwo mutima wo gutanga imbabazi,
nyine umugabo wanjye nababwiye ko ahari n'ubu naramubabariye nta rubanza mufiteho, ndetse kenshi cyane njya nifuza ko ubu buhamya yabubona kugira ngo amenye uko namubabariye, cyane ko ibyatubayeho njye nawe byasakurishije abantu baducira imanza, rimwe bakamwita mubi, ubundi akaba ari njye bita mubi, ariko ngeze aha hantu ku mahoro umuntu atunga atanze imbabazi, niho namenyeye neza impamvu y'ibintu byambayeho n'impamvu mbese ubuzima bwose nagiye ncamo. Hanyuma hari ibintu muri bwihangane, hari ibintu bimwe na bimwe ndagenda mvuga kubera ko ubushize navuze nihuta ntavuze. Hari ikintu kimwe yigeze yakora kibabaza umutima wanjye, mbese reka mvuge nk'ibintu nka 2 byambabaje ndi kumwe nawe, byatumaga umutima wanjye uhora ubabaye, ntazi yuko hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Igihe kimwe ku rusengero habaye umunsi mukuru, abagabo mbese bakora akantu gashya, bashaka kwakira abadamu babo, babakorera surprise, bakoteza amafaranga ku rusengero, barateka, bagurira abagore babo amakado. Noneho arambwira ati ejo hari umusangiro w'abagore n'abagabo, atariko ngewe ati simpari. Ndabyibuka icyo gihe murumuna we aramubwira ati rero aho kugira ngo Dancille mama Moyize abure mu mwanya w'abandi wamuguriye kado nkazayimuha ariko ntabure. Icyo gihe aramubwira ati rero ubwo ntahari simpari. Icyo kintu gicaho haciyeho iminsi mike, natwe abadamu bo ku rusengero turavuga tuti reka duhe abagabo bacu amakado, nanjye nyine njyamo. Ndamubwira nti rero ku cyumweru dufite umusangiro w'abubatse, hanyuma ndamaza ntese uzaba uhari, aranyemera ngo azaba ahari. Nagiye mu mujyi mvuye ku ishuri kuri tedi, kuko nize tedi hari mu Kiyovu, ndagiye nashaka igitambaro cy'ipantaro cyiza, mvuga ngo nanjye ejo nzaho umugabo wanjye kado. Igihe cyarageze, wa musangiro ugeze, abandi bagabo bicarana n'abagore babo, umuyobozi aravuga ati umugore yicarane n'umugabo we, njyewe mbura uwo twicarana. Ndamuhamagara ndamubaza ntese kutaje kandi gahunda itangiye. Arambwira ati ibyo bintu ntabyo nzamo. Hanyuma turarya, turangije tujya gutanga amakado, umubabaro mwinshi uramfata. Icyo gihe umuyobozi wa gahunda aravuga ngo abantu babuza abagabo babo ntacyo amakado barayabahera mu rugo. Ikintu cyambabaje rero, nari naguze igitambaro cy'itisi cy'ipantaro cy'3500. Tugeze mu rugo ndamubwira nti rero burya wa munsi mukuru twari dufite twahaye abatware bacu amakado, none rero kubera ko utari uhari nayizanye, none akiranye guhe. Arambwira ngo jyana mu cyumba. Naragenereka mu cyumba ku kameza, yasohoka mu cyumba nkinjira nkajya kureba ko kadayifunguye, nkasanga ntiyayikozeho. Icyo gihe hamaze nk'amezi 3 ntegeza ko azayifungura, ndaheba birangira ntayakozeho nyine. Ni nyuma naje kwitanganyiha abandi. Ikintu cyaje kuntera nanone umubabaro ni umunsi badusomera urubanza. Badusomera urubanza hariya Kicukiro mu Kagarama, basomye urubanza nge ntazi ibyo ari byo. Ndaza n'abantu bamerekeje, tugeze yaratuvuye mu modoka, ngeze mu rugo nibwo nagariye ubwenge. Ndavuga ariko se ko basomye urubanza, kuntu basomye urubanza nibwo butane, ko bataduha igihe tuzasubirirayo. Mbajije umuntu arambwira ati nuko batana. Uwo mubabaro waramfashe, kujya mu nzu ngo ndyame birananira, kurya birananira. Icyo gihe narasohotse mva mu nzu, ndaza nza hano kwa Mushumba. Nza hano kwa Mushumba ndyama muri saro, narayindira amaso arabyimba. Ibyo bintu kintera kubivuga, nubwo hari n'ibindi byinshi, ibyo bintu ni ibintu byababaje umutima wanjye. Kandi kintera kubivuga ni ukugira ngo numvishe abanyarwanda yuko nta kintu na kimwe kibaho umuntu atababarira. Uko akunda ukora ibyaha Imana ikakubabarira, ni nako Imana nawe ishaka kubabarira abandi. Hanyuma rero muri uwo mubabaro narahabaye mpamara igihe nibaza kuri ibyo bintu. Hanyuma ngewe ariko nubwo divorce bari bayisomye babirangije, ngewe numvaga hari ukundi Imana izabigenza igihe kizagira kaza. Byarangiye ataje rero, birangira ahubwo Imana y'ubwayo ari imbwira ngo nimubabarire. Ndashaka kugera rero ku mahoro umuntu atanga atunze imbabazi. Muri byinshi nababwiye n'ibyo ngibyo nyuzemo byagiye bibabaza umutima wanjye, naje kugera ahantu icyakora narinjira muri iri jambo. Ndashaka kukubwira yuko ahanini ntabwo wakwishoboza gutanga imbabazi, abantu bishobokera cyane n'abasoma ibyanditswe. Kagira ntimbwira abantu batwumva, niba uri umukirisitu ukaba udasoma ibyanditswe, nta naho wakura imbaraga zo kubabarira.
nanjye njya kumva nongeye gukunda umugabo wanjye kandi tutari kumwe. Ahanini nabikuye mu ijambo, cyane ko nagiriwe amahirwe yo kujya mbana n'Imana, Imana ikavugana nanjye. Njya kwinjira rero mu mahoro umuntu atunga atanze imbabazi, ninjiriye ahangaha. Ubwanjye icyambere muri ibyo byose nakomeje kumva mukunze, nkasenga Imana, nubwo naye ntaramubabarira cyane ko naye ntaramenya impamvu yabyo, ariko icyakomeje kuba muri nge ni ukumukunda. Nubwo byari bigenze gutyo, nubwo amafaranga miliyoni 14 twari tumaze kugurisha yaragiye yajyanye ngo agiye kuyakoresha muri Kigali, ariko mu mutima nakomeje kumukunda. Ikindi cyakomeje kuba muri nge ni ugusoma Bibiliya, ni ugusoma ibyanditswe, niho hanini nakomereje. Kandi ikindi muri ibyo bintu nahuye nabyo, numvishe nkunze Yesu kuruta ko naringize amafaranga. Numva nkunze Yesu, ndareba ndavuga nti rero uko byagenda kose, nubwo bimbayeho gutya, ariko ngomba gukomeza ngakizwa. Aho rero nkihagera, reka mbwira abantu bahura n'ikigeragezo bakava mu gakiza, mpite mbabwira ngo buryo wawikururiye akaga. Wabikururiye akaga karuta ko wari urimo, ahubwo guhura n'ikigeragezo byakagombye kugusunikira ku Mana kugira ngo Imana irusheho kukurwanirira kurindi. Umubare mwinshi uhura n'ikigeragezo akagira ngo Imana iramuretse, kandi inshuro nyinshi guhura n'ikigeragezo ko mu kirisitu Imana ibigira ngo iremo ubuhamya bushya. Hanyuma rero reka ninjire mu mbabazi umuntu atunga atanze imbabazi. Kumwe nakomeje kubana nayo, nkakomeza kuba umukozi w'Imana, nkakomeza kuba mwivugabutumwa, ntitaye yuko mbaye njyenyine mu nzu, ntitaye yuko ninjiye mu bukene kandi twari tugize amafaranga, ntitaye yuko mbaye mu nzu mbi kandi twari turi mu mazu meza. Mbese sinagira ikindi kintu na kimwe nitaho, ahubwo nitaho kuvuga ngo icyo nkurikira nuko ndakomeza kubana n'Imana. Aho rero niho Imana yansanze irahansanga. N'ubundi niteguraga kujya kubwiriza ahantu, nababwiye ngo ngira amahirwe yo kubana n'umwuka w'Imana akamvugisha, nkamenya ko ari Imana ivuze. Hanyuma rero intumaho umuhanuzi aza ari kuwa gatatu, icyo gihe nzajya kubwiriza ahantu ku cyumweru. Arambwira ati rero, ati nagiye kubona mbona ugiye kubwiriza ahantu, ati Imana irambwira ngo ninze nkubwire ngo ahantu ugiye kubwiriza uzabwiriza imbabazi. Numvaga icyigisho cy'imbabazi muri nge kirimo, numva mbese nzabwiriza imbabazi. Ariko wa mwuka wera, umwuka w'Imana aransura, arangenderera, arambwira ati rero nubwo nkubwiye kuzabwiriza imbabazi, ariko nawe ntazugira. Kandi nsanga nta muntu dufite icyo dupfa, ariko umwuka akomeza kunganiza, arambwira ati nta mbabazi ugira. Ati cyambere impamvu nta mbabazi ugira, ati kugeza ubu urakibaza ku mutware wawe. Ati kandi umutware wawe nubwo umwibazaho, ngewe ibyabaye nari mbizi. Irambwira iti ntabwo byantunguye kandi nibyo nemeye. Irambwira iti rero ntabwo uzi yuko akwicazaga mu rugo, hari igihe cyageraga akanyishyatsi muhira, akavuga ati cara hasi, ubu uri umuvugabutumwa, ubu uri umudiyakoni, ubu uri umuririmbyi, ubu wiga na etedi, kambwira ngo icara hasi, ngo ibyo bintu byose ukora, ngo icara hasi, ngo cyangwa ngo utoranyemo bimwe, gutoranyemo n'ibyo ureka. Nkicara hasi, korari yantumira mu ivugabutumwa nkayibwira ngo nta mwanya. Ababyeyi bakundaga kuntumira basinze, nkabwira ngo nta mwanya. Irambwira ngo burya wicaraga mu rugo, umurimo wanjye uri gupfapfana, burya narabirebaga. Irambwira ngo burya rero ntabwo byanyubahishaga wicaye imuhira, kandi nzi yuko nshaka gukorera umurimo wanjye muri wowe. Hanyuma uko nakicaye gutyo rero nganirizwa n'umwuka, arambwira ati rero weho babarira umugabo wawe, nta kibi yagukoreye. Kumwe navugaga ngo yajyanye amafaranga, twari tugeze ahantu twakabaye abakire, Imana ajyaga itubwira ngo izaduha imodoka. Njye ngatekereza ngo ubwo twari tugeze kuri miliyoni 14 n'igice, twari tugeze ahantu twagura imodoka tukagura n'igipangu. Irambwira iti rero ariya yajyanye amafaranga, hasigaye andi nge nzaguha yawe. Yarayajyanye, yagiye kurya ye, wimukurikiza urusaku, wimukurikiza urwango. Irambwira iti buriya ibyabaye byose nge ndabizi. Nibwo rero ninjiye mu mbabazi, ninjizwamo n'iryo jambo, nsoma ijambo rimwe itangira igice cya 50 umurongo wa 14, ahantu Yosefu na bene se ngo bavuye gushyingura se, baraza baramubwira bati iso atarapfa yari yaratubwiye ngo yari yaravuze ngo tuzakubwira uzababarire bene so. Noneho bakimubwira ayo magambo ngo abararize, bamwikubise imbere ngo arababwira ngo rero
mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Arababwira ngo ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yashaka kubizanisha ibyiza biriho none kugira ngo ikize abantu benshi urupfu. Nsoma iryo jambo, maze gusoma iryo jambo mpita numva ukuntu Yosefu yababariye bene se, kandi hari igihe bamutaye mu rwobo, hari igihe yarotaga bakamwanga. Mbese nkurikirana ubwo buhamya bwa Yosefu, nkurikirana n'iryo jambo, nsoma n'irindi muri Matayo igice cya 5, ndumva ari umurongo wa 7 havuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ndebye ukuntu Yosefu yababariye bene se n'ibibi byose bamukoreye, ndebye n'ukuntu Imana iri kumbwira iti rero nta na kimwe cyabaye ntakizi, ibyabaye byose nari mbizi kandi nibyo ninjye wemeye ko bikubaho. Ninjira mu mutima w'imbabazi, ntangira ubwo mbabarira. Irambwira iti none se kuvuga ngo yaragutaye, ko yagutaye wabaye iki? Hari ubwo wigeze uburara muri iyi nzu? Usanga sinigeze mburara. Irambwira itese hari ubwo warwaye ugahera mu nzu ukabura bakujyana kwa muganga? Nsanga sinigeze ndwara ngo mbura banjyana kwa muganga. Irambwira itese wigeze ujya mu bitaro uremberayo habura bishyura ibitaro? Nsanga mbese nkuri ubuzima ndimo, nsanga nubwo byambayeho nsanga nta kintu nabaye, ndaho ndi muzima. Noneho rero ninjira muri rya jambo, ntsindwa naryo, ntangira kuvuga ngo Mana ndabababara. Icyo gihe najyaga nicara nkavuga ngo umuryango nabayemo bankunda, nanjye mbakunda. Nkibuka ukuntu navuye i Kigali dushingiye abana b'iwabo 3 ari twe twabareze, nkavuga nti koko kuki banyanze, kuki byagenze gutya? Ariko irambwira iti buriya, kandi ntarinjira aho ngaho, ubundi nkiri i Kigali, buriya mwana amaze gupfa nabwiye Imana ntumwana wanjye arapfuye, mu gihe nakagiye gusama iyindi nda nyine abagiye i Bugande. Nsenga Imana ndabibaza ntese ubu ko umwana wanjye apfuye n'umugabo akaba agiye i Bugande, ndakura hehe undi mwana? Irambwira iti rero ntago nakuzanye muri uyu muryango kubyara no guheka no gukundwa. Irambwira ngo ni misiyo nari naraguhaye none irarangiye. Nibaza ukuntu umuntu amara imyaka 10 n'ingahe mu muryango ari misiyo, numva simbyakiriye. Ariko ngiye mu materaniro ya mu gitondo irongera isubiramo bya bindi, irambwira ngo ni misiyo nari naraguhaye muri uyu muryango none irarangiye. Nibwo byagenze kuriya rero. Muri cya gihe cyo kumva cyo kuganira n'Imana muri iri jambo ryayo mu itangira igice cya 50, niho nongeye ngaruka handi yambwiye ngo ni misiyo yari yarampaye none irarangiye. None nkavuga ntese ko misiyo yari irangiye ubundi byari kugenda gute? Ninjirana n'iryo jambo rero, ntanga imbabazi, mbabarira imiryango yanjye nari narashatsemo, kugeza ubwo n'ubu ngewe nashimye Imana mbonye abanyamakuru batugezeho, mvuga nti cyama bakazabona ibi bintu cyangwa bakabyumva bakamenya yuko nta rubanza nkibafiteho, nta na kimwe cyabaye gitunguye Imana. Kandi icyo nabwira abantu, nta muntu ubaho kubera undi, ahubwo umuntu abaho kubera Imana. Hanyuma rero nkabwira abantu nti rero mu by'ukuri mu bigaragara nasanze nta n'umuntu wabaho uko ushaka, nta muntu wakumerera uko ushaka, kimwe nuko nawe ntago umeze uko abantu bashaka. Ninjira rero muri icyo cyigisho cy'imbabazi, ninjira mu mbabazi, ndabanzanye ndababarira, ndavuga nti Imana ndabababariye, ahubwo nanjye nibambabarire. Numva ninjiye muri iryo sengesho, kandi numva mbohotse ku miryango nashatsemo, numva mbohotse ku mutware, numva nongeye kugira izindi mbaraga zo gukorera Imana, numva nongeye kugira urundi rukundo rudasanzwe rutari rwa rundi nari mfite. Aho ngaho rero maze kuhagera, ndetse ngenda n'iryo jambo mvuga imbabazi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ngenda mbwira abantu ntigibaye abantu bari bamenye yuko hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Maze kubabarira rero nibwo biriya byose, nibwo nagiye mbona ubuzima buhinduka, nibwo nagiye mbona mva mu biriya byose navuze mu cyiciro cya mbere. Hanyuma nsanga abanyarwanda ahubwo uko byagenda kose bakeneye imbabazi. Umunyarwanda akwiriye kubabarira undi, cyane cyane ko namaze kumenya yuko umuntu utababarira nawe atazababarirwa, kandi namaze kumenya yuko umuntu utababarira nta n'ubugingo afite, kandi namaze kumenya yuko hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Uretse n'amahoro umuntu atunga atanze imbabazi, hari n'ubuzima umuntu agira atanze imbabazi. Kandi hari ubuzima umuntu agira atanze imbabazi. Namaze kumenya ko hari indwara abantu barwaye kugeza uyu munsi bitewe
n'ibintu biri mu mitima yabo, ukuntu umuntu arara ababaye ejo bikazamubyara hamwe indwara yo kurwara umutima, ukuntu umuntu ahorana inzika bikabyara ibibazo mu mubiri, kandi mu bigaragara umuntu ari nkaho ari ubyikururiye. Hanyuma rero hagira nimbwira abantu ngo nta cyaha Imana itababarira, uko nta cyaha Imana itababarira umuntu niko natwe dukwiye kumera, nta cyaha udakwiye kubabarira umuntu wese. Ndagira ngo ubwo mbonye aka kanya nganire n'abagore bafite abagabo, ugasanga wenda nk'umugabo aravuga ngo umugore wanjye yarampemukiye sinamubabarira, urakavuga ati umugabo wanjye yarampemukiye yanciye inyuma yakoze amarorerwa ya naya sinamubabarira. Ariko kumwe wanga kumubabarira ni kugenda wihombya. Icyambere uritandukanya n'ubuntu bw'Imana, ntago wabana n'Imana ufite uwo mutima w'inzika. Icya kabiri hari kubw'uwo mubabaro ukurimo w'ibintu uhora wibaza bitarangira, hari ibintu byinshi uburi kubura nk'umugisha uturuka ku Mana. Icya gatatu nawe ubwawe nta juru ufite. Nkagira nimbwira abantu banyumva rero, uko waba warabanye n'umuntu kose, uko byaba byaragenze kose, wishakemo umutima w'imbabazi, kuko nubwo umuntu atagusaba imbabazi kenshi cyane ko nta nubwo abantu benshi bazi gusaba imbabazi, ariko weho ni ndashaka kukugira inama ngo nkubwire ngo weho tunga umutima w'imbabazi, kuko kubabarira kwawe ni wewe bizanira umugisha, ni wewe bizahesha ubugingo bwo kubana n'Imana, ndetse ni nawe bihesha ubuzima. Nkagira nimbwira abantu rero yuko hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Aya mahoro umuntu atunga atanze imbabazi nababwene ntago wayabonera mu mafaranga menshi utunze, ntiwayabonera mu bana beza wabyaye bakubaha banagukunda, ntiwayabonera mu mamodoka menshi utunze. Mbese ni amahoro umuntu atunga atanze imbabazi, ababariye mugenzi we. Kandi ngire nimbabwire ngo nta nubwo uzategereza ko gusaba imbabazi, hari n'igihe atanabitekereza. Kandi imbabazi uzitanga n'uguhemukira kiguhemukira, ariko we kugira ngo wigirire ubuzima bwo mu mubiri ndetse no mu mwuka no kubana n'Imana, tanga imbabazi. Ndumva rero nta byinshi ndi buvuge, nagira ngo mbabwire ngo hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Amahoro umuntu atabonera muri byinshi atunze, ahubwo abona atanze imbabazi. Hari n'ubuzima umuntu agira kubwo yuko atanga imbabazi, hari n'indwara umuntu arwara kubwo uko adatanga imbabazi. Nkagira ntisaba abantu banyumva rero bazumva n'ubu buhamya, wishakemo kubabarira kugira ngo nawe Imana ikubabarire, kandi wishakemo kubabarira kugira ngo uzabone ubugingo. Byaba ari agahinda, dufite abantu benshi. Igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu, ndimo ngenda mbwiriza iki cyigisho cy'imbabazi, turangije amateraniro bagiye kutwakira, umuntu umwe aravuga atumva wabwirije ndafashwa, ariko ngewe nyiranaka sinshobora kumubabarira, nubwo byagenda bite ntago namubabarira. Ndamubwira nti rero kuba utari kumubabarira ni wowe uri kwihombya, kandi we ari umukirisitu, yewe ubanza ari n'umudiyakoni, kuko ari mu bantu bari kutwakira. Aravuga atumva nzakora ibindi, ariko ibyo kubabarira naka byo ntago birimo. Ndamubwira nti rero ubwo wanga kumubabarira nawe urimo urihambira, uribuza amahoro, uribuza ubugingo, kandi kumubabarira nta kintu bitwaye. Ikindi gihe nanone negera kujya mu mujyi, Imana yanegetse amasengesho yo gusengera uriya mujyi, mara y'icyumweru ndi gusenga. Bigeze ku munsi wa gatandatu Imana integeka gusenga ngenda mu mujyi, naho yagira ngo mpure n'umuntu wanze kubabarira umugabo we. Nawe umugabo yaramutaye, noneho duhuye turaganira, ndamazana amakuru kubera ko nari muzi n'abantu mbese twari tuziranye. Ndamubwira amakuru yanyu, arayambwira. Ndamubwira uko byagenda kose rero ukwiye kubabarira umutware wawe. Turaganira ibintu byinshi cyane, tumanuka mu mujyi tugera hepfo muri gare tuganira, mubwira kumubabarira. Arambwira tumva niba kujya mu ijuru ari ukubabarira nakamuvuga izina, ati ubwo ntaryo ngiyemo bazarikinge ntaryo nzaryamo. Ndamubwira ntariko kumubabarira nta kintu bigutwaye, ariko kutamubabarira bikubujije amahoro kandi bikubujije ubugingo. Arambwira tumva niba kujya mu ijuru ari kumubabarira ntawe mbabariye. Umuntu twari twicaye muri gare tuganira dutyo, undi muntu aratwumva aravuga ati ariko se madame, niba kuko wanga kubabarira urumva uzababarirwa nanda tumva. Niba ari uko bimeze ntabwo ngewe ati ijuru barikinge ntaryo ngiyemo. Mbwira abantu rero umutima w'imbabazi urakenewe muri wowe,
umutima w'imbabazi urawukwiriye. niba uri umugenzi ujya mu ijuru, niba uri umuntu ushaka imigisha ku Mana, yewe uretse no kuvuga ngo warakijijwe utaranakijijwe, niba ushaka ubuzima muri wowe buzakurinda izi ndwara zimwe zigenda zaduka, ni uko muri wowe ugira umutima w'imbabazi. icya mbere, iyo umuntu afite umutima w'imbabazi agira umunezero. ntabwo waba udafite umutima w'imbabazi ngo wishime, ujya kwishima ukibuka abandi waguhemukiye, ubwo umutima ukabyimba, aho kugira umunezero ukagira umubabaro. umuntu udafite umutima w'imbabazi arya byiza ariko ntanyurwe. mbabwire rero, ntihari ubuzima kandi hari amahoro umuntu atunga atanze imbabazi. Abanyarwanda rero numvishe nababwira nti uko byakugendekeye kose nta cyatunguye Imana, kandi uko byakugendekeye kose ubundi se ko byagenze ko none ukaba ukiriho. kubera iki waba ukiriho kandi iminsi wongereweho ikazagupfira ubusa? Numvaga rero nababwira Abanyarwanda bazumva ubu buhamya yuko ubuzima waba ubayemo bwose ukwiye gushaka gutunga umutima w'imbabazi, kuko birema ubuzima kandi bikazaguhesha no kuba mu bwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Dusoza, umaze gutubwira ku buryo iyo umuntu atanze imbabazi hari amahoro abona, ariko nyamara biragoye cyane. hari igihe usanga umuntu yaraguhemukiye kugira uhite wumva ko kumuha imbabazi uwo mwanya ukumva biri kure. urabibwira abantu ku buryo umuntu yumva koko natanga imbabazi? hari igihe umuntu avuga ati nintamuha imbabazi ahubwo njye nibwo nzumva ameze neza. ayo mahoro ubundi ava ku ki nyine? ko n'ubundi iyo umuntu yaguhemukiye ari hariya nawe uri hano, nta mpamvu yo kumusaba imbabazi, n'ubundi waguma muri wowe nta kibazo ufite. Murakoze. impamvu yo gutanga izo mbabazi, icya mbere ashobora no kutazigusaba, ndetse kenshi cyane ntago umuntu uguhemukiye yihutira kugusaba imbabazi, ariko wowe ubwawe yazigusaba atazigusaba, inyungu yo kuzimuha ni iyi ngiyi. icya mbere, bizana amahoro mu mutima. icya kabiri, biguhesheje kubana n'Imana. kandi nabivuze ngendere kuri iriya jambo riri muri Matayo 5:7 havuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. mu gihe nawe uri umunyembabazi nawe ugirirwa imbabazi. ikindi kandi uje kureba wasanga nubwo yaguhemukiye nawe ufite abandi wahemukiye. noneho rero icyatuma mbwira Abanyarwanda kwishyiramo umutima w'imbabazi nuko ubundi ntabwo inyungu ziri kubabariye, ntabwo inyungu ziri kubabariye nubwo umubabariye, ariko inyungu ntabwo ari uzifite cyane. inyungu zifitwe nawe, kuko kumubabarira bizana amahoro mu mutima, kandi amahoro mu mutima niyo atunze umuntu. bikuyeho wa muhangayiko kuvuga ngo yaraguhemukiye, waryama wagira nk'aho agasinzi ugatangira kumutekereza, ukarara umutekereza, ukaravuga uti ni umugome, mwahura kumva ntiwamusuhuza ukamwita umugome. nyamara kandi kumubabarira bihaye umubiri wawe amahoro, ndetse bihaye umutima wawe amahoro. icy'ingenzi kiri muri ibyo byose biguhaye kubana n'Imana. avuga iti mubabarirane. Murakoze cyane inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV. ubu ni ubuhamya bw'igice cya kabiri yari kuduha, avuga ko hari amahoro umuntu atunga yo amaze gutanga imbabazi. watubwiye ko ubutaha mu gice cya gatatu uzatuganiriza kuki? gatatu senda gifite igice cya gatatu. igice cya gatatu ni icyigisho nzigisha cyangiriye umumaro. nabwirije muri uru Rwanda ahantu henshi, gisa nkaho cyenda gusa nk'iki cy'imbabazi, ariko bitandukaniye. aho bitandukaniye ni uko naje kumenya ko ahantu tunyura, mbese uko tubaye muri ubu buzima busanzwe, ari ahantu tunyura turindiriye kuzajya mu ijuru. niyo mpamvu nakihaye intego ivuga ngo aha ni hagati. ngendere ku rugendo rw'Abisiraheli bava mu Egiputa bajya i Kanani, nsanga rurasa n'urugendo tugenda kugira ngo tuzagire mu ijuru, tuzagire mbese aho tuzaruka imiruho n'imihati. aho rero tunyura nahahaye intego ya hagati. mbese icyiciro cya gatatu nihaboneka umwanya nzabwiriza icyigisho cya hagati cyenda gusa n'iki ngiki cy'imbabazi. niba ivuga iti ibyo wanyuzemo narabyemeye, kandi ibyo wanyuzemo n'igihe wabishatse. hanyuma hari ahantu Yosefu yabwiye bene se, arababwira ngo ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ngo ariko Imana yo yashatse
kubizanisha ibyiza biriho none kugira ngo kize abantu benshi urupfu. Ashatse kuvuga iki? Ashatse kuvuga ngo cyagiye mwanjugunyaga mu rwobo, cyagiye mwanyangaga, cyagiye byagendaga kurya, zari inzira nagombaga kunyuramo kugira ngo nzagere kwa Potifari. Ningera kwa Potifari bikomeze ngere mu nzu y'imbohe, nahava agere mu isezerano, mu by'Imana agendaga imubwira cyagiye. Kandi byagize umumaro kubera yuko agezeyo igihe yaroturaga inzozi za Farawo zari zananiranye, ariko azirotoye habonekamo igisubizo cy'ikibazo cyari gihari. Ari bwarotoraga amasaka 7 ananutse, n'arindwi meza, n'inka 7 zibyibushye n'izindi zinanutse. Farawo aravuga ati ese twabona hehe umuntu umeze nk'uri mu mwuka w'Imana? Arabisobanura aravuga ngo inka 7 nziza ni imyaka 7 y'uburumbuke, izindi 7 zinanutse ni imyaka 7 y'inzara. Ikibazo kiba kiravutse kandi babona ntibagifitiye umuti. Niho Farawo yavuze ngo twabona hehe umuntu umeze nk'uri mu mwuka w'Imana? Basanga ntawe. Naho Imana irashaka gusohoza isezerano rya Yosefu, nibwo yatanze itegeko aravuga ngo bubake ibigega mu myaka 7 y'uburumbuke, abantu bajye beza imyaka bahunike. Muri ya yindi 7 y'inzara bariye ibyo bari barahunitse. Kandi kugira ngo abantu bakiri iyo nzara byaciye mu nzira zigoye, nibwo byaciye nyine muri izo nzira za Yosefu, agenda ajugunywa mu rwobo, agenda agera kwa Potifari. Muka Potifari amubeshyira ngo baryamanye, naho hari kugira ngo agere mu nzu y'imbohe. Nagera mu nzu y'imbohe, abantu asanzemo bafunzwe nabo barota inzozi, nabo zibananire. Yosefu azirotore, namara kuzirotora zisohora uko yazirotoye. Umwe nasubira ibwami gutanga vino, azaba ari gutangaza ati igihe nari mfunzwe hari umuntu twari dufunganywe, twarose inzozi arazirotora, aharaje yanarotora n'izi ngizi. Nkuramo rero yuko ari inzira z'Imana, nta handi byari kunyura kugira ngo bari abantu bakiri inzara y'imyaka 7. Maze kumenya ibyo bintu rero, niga kiriya cyigisho cya hagati, nsanga ahantu tunyura n'ibyo tunyuramo n'ubuzima tubayemo ni ahantu tugomba kunyura kugira ngo tuzagere igihe tuzabonera ijuru, tuzabonera ubugingo. Kubera icyo wakihise hagati bihuriye he? Hagati ni hehe? Impamvu nakise hagati, nari ngendere ririya jambo riri mu itangiriro, riri no mu kuva, igihe Abisiraheli bari bahagurutse mu Egiputa. Nzakizana hagati. Reka mbaho urugero rwa hagati, ari nacyo cyigisho nzacishaho nihaboneka umwanya, cyane ko abantu cyane basenga bajya bavugana n'Imana. Kandi iyo umaze kuvugana n'Imana ni nabwo uhura n'ibintu bikugerageza byinshi. Hagati rero Imana ivugana nawe ikakubwira, wenda nk'urugero ikakubwira ngo nzaguha umwana. Kandi ubwo wenda ikubwiye ko izaguha umwana, uri umuntu w'umusore cyangwa se uri umuntu w'umukobwa, uko biri kose kugira ngo umuntu abone umwana nuko afite umugabo cyangwa se afite umugore. Washaka umugore cyangwa umugabo, wajya kubona kandi yarakubwiye ngo izaguha umwana, dore ko wanamushakaga, wajya kubona ukabona umugore inda ya mbere ivuyemo, iya kabiri ivuyemo. Aho hantu rero ugatangira ukavuga ngo abahanuzi baravangiwe, ubuse ko ziri kuvamo umwana ari hehe? Burya zirimo ziravamo, ariko Imana y'icyo yavuze irakibuka, izaguha umwana. Izo zikavamo ndetse zinarenze n'imwe, zinarenze n'ebyiri, zinarenze n'eshatu, ariko aho uzasohorezwa isezerano ry'umwana hahari. Abantu benshi raho barahananirwa, barangiza bakajya mu bapfumu ngo si Imana yavuze, abandi bakavuga bati hoya ntago abahanuzi baravangiwe, ariko ntibavangiwe. Aho ni hagati. Hagati ni ahantu Imana ivuganiye nawe, n'ahantu izasohoreza isezerano. Ntanga urundi rugero nko kuba umuntu yaba avuye hano agiye i Kigali. Umuntu ashobora kuvuga ati mvuye hano ngiye i Kigali, ndabanguka ndagenda banguka ntago ndi butinde, ariko ntago azi ibintu bari buhuriyemo na hano hagati, kuva hano intunga kugera i Kigali. Uzasanga umuntu avuze ati ndagiye ndabanguka sintinda, wajya kumva akoza gisida bazanye umurambo. Aho ni hagati rero, kuva intunga kugera i Kigali umuntu abahuye na byinshi kandi abanyuze ahantu henshi. Icyiciro cya kabiri rero nzabaganeza icyo cyigisho cya hagati, ntibasobanurire neza. Yesu abaha umugisha. Urakoze cyane, natwe turakwifuriza ko ukomeza gukorera Imana kandi Imana ikomeze kuguha umugisha ku murimo wayo uri gukora. Nsenge.
data ndagushimye ndaguhimbaje gushimiye ko ari wowe nyiri umurimo ari wowe wagura umurimo n'uyu ni umurimo mana ubu buhamya turabusengeye kugira ngo umuntu wese azabwumva buzakize ubugingo bwe umuntu uzabwumva azava aho yarari yigira ahandi umuntu uzabwumva mana azinjire mu wundi mwanya azinjire mu zindi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo kandi dusabiye abakozi bawe umugisha ibi ni wowe wabikoze kugira ngo wagure umurimo hafi na kure aho tutazagera ubu buhamya buzahagere bukize imitima y'imfubyi bukize imitima y'abapfakazi bukize imitima y'abagabo bukize imitima y'abagore mana turasenze mu izina rya Yesu umuntu uzumva mwami azakire kandi uzamuha ubugingo urakoze turagushimiye cyubahiro gikomeze kubicya mu izina rya Yesu amen.